Babyeyi, inshuti bavandimwe, inkoramutima za Nyagasani muteraniye muri iyi ngoro, Kristo Yezu akuzwe. Nanjye mbifurije umunsi mukuru mwiza wa paruwasi yacu ya Mutagatifu Viceni Paloti. Kuri uyu munsi w'ibyishimo kuri twese, ibyishimo biturutse ku masoko menshi, by'umwihariko biturutse ku kanyamuneza k'iby'Imana yadukoreye, ikatwambutsa navuga inyanja itukura, dore ko hari naho byageze bigatukura, inyanja yo kwikorera udutafari tugeretse ku tundi kuzageza igihe havuyemo iyi ngoro nziza. None kuri uyu munsi iyo nyanja twarayambutse. Musa yabashije akoresheje inkoni ye y'ububasha bwa Nyagasani, yabashije guca inzira muri iyo nyanja, turayambuka. None dore abana b'Imana tugeze hakurya y'inyanja kandi ibirenge byacu bidatose. Ndabeshya se? Nk'uko abayisiraheli bayambutse bakagera hakurya yabo ibirenge byabo bicyumutse. Ndashaka kuvuga ko turayambutse, tuyigeze ku nkombe nta mugayo, nta gutungana intoki, nta gusubiranamo, ahubwo twese umugamba ari umwe, ari uguharanira ikuzo ry'Imana rihebuje, rigaragarira mu gikorwa nk'iki gifatika, kinyuza Imana kandi kikanyura n'amaso y'abantu. Nimwihe amashyi pe, murayakwiye muri abagabo. Nigeze kubabwira ko nigeze guhurira n'umuntu mukuru, umuntu ukomeye muri iki gihugu cyacu, umwe mu bakomeye. Duhurira kuri aeroporo, tuganira mu Kinyarwanda, aza no kumbaza aho nkorera ubutumwa, mubwira ko mbukorera i Gikondo. Yambwiye akantu keza cyane, yarambwiye ngo ngo hahandi hari kiliziya nziza n'inzu zigezweho. Arambwira ati, Gikondo muri abagabo rwose, mwahesheje ishema kiliziya. Natwe igihugu cyacu iyo tugeze i Gikondo twumva muri abantu muduhesheje ishema kubw'ibikorwa byanyu bigaragara. Nuko umutima wanjye usingiza Imana, ariko nahise ntekereza ndavuga nti, niba yarazi ko ari b'abakristo, umwe mu bushobozi bwe harimo n'aba babyeyi bacu bakuze, buri wese yagiye ashyiraho agatafari kamwe bikarinda bigera aho bigeze ahangaha. Numvise Gikondo inteye ishema, numvise mwa babyeyi mwe, mwa rubyiruko mwe muri hano, mwa ngeri zose zitandukanye, numvise munteye ishema, kandi namwe iryo shema murakarihorana ubu n'iteka ryose. Reka kandi ibyo bikorwa tubigereho, burya nta kabura imvano, niko umunyarwanda yavuze. Bifite aho bituruka, kuko burya nubona umwana uko yitwara, ujye utekereza umubyeyi wamureze. Nubona umuryango uko uteye, ujye utekereza nyine aho uwo muryango ukura izo mbaraga. Izo mbaraga twebwe nta handi tuzikura nyine muri Yezu Kristo, umwami wacu, akaba ari nawe mutware wacu. Ntabe n'umutware, ahubwo akaba ari nawe mutwe wa kiliziya yacu, aho niho tuvoma imbaraga. Ariko nanone izo mbaraga
tuzivoma mu ngero nziza z'abakurikiye uwo mutwe akaba n'umutware wa Kiliziya ari we Yezu Kristo, harimo n'urugero rwiza rwa mutagatifu Vincent Paroti twizihiza uyu munsi muri paruwasi yacu, nubwo umunsi we wabaye mu minsi 2 ishize, twahisemo kwizihiza uyu munsi. Uyu mubyeyi rero ari mu ngero nziza, ari mu masoko meza tuvomaho izi mbaraga. Niyo mpamvu nababwiraga ngo nta kabura imvano. Reka nongere mbivuge nanone nshingiye cyangwa se mvuga ku bya Vincent Paroti. Paruwasi ya Gikondo si ukubavuga neza kuko wenda mbakunda cyane, ariko nukuri niko kuri. Mbona muri mu maparuwasi meza yonse amashereka y'uyu mubyeyi Vincent Paroti, kandi uburere n'uburezi yaduhaye mukaba mubishyira mu bikorwa. Rwose nge mbona tugerageza pe. Uhatugaya ntiyabura icyo atugaya, kuko n'ubundi nushaka kugaya inka ntabura ibyo ayigaya. Hari n'igihe avuga ngo dore icyo gicebe cyayo, ariko n'uwatugaya ntabwo yabona byinshi cyane muri uyu muhamagaro wo gukurikira urugero rwa Vincent Paroti. Reka mbabwire muri bikeya, muraza gusanga n'ukuri tugerageza. Ubundi intego z'uyu mubyeyi mu buzima bwe kwari ukugira ngo ahantu hose abakristo bari babyutse ukwemera muri bagenzi babo. Ikindi cya kabiri yifuzaga, yaravugaga ngo ubwo twese ababatijwe turi intumwa, duharanire n'uko urukundo, dore ko ari narwo rw'ingenzi mu buzima, rubyuka, ngo maze igicaniro cy'urukundo rw'Imana turubyutse mu bo dushinzwe n'aho turi hose. Hanyuma ibyo byombi uko ari bibiri tubikwirakwize ku isi yose, mu bemera n'abataremera bamenye urukundo rw'Imana, kandi n'ukwemera kubyuke muri bo. Ngiyi intego yari afite, ariko akavuga ati ibi abapadiri bonyine ntabwo babishobora, ibi inzego za Kiliziya zonyine ntabwo zabishobora. Ndavuga Kiliziya nyobozi. Izi ngibi abihaye Imana bonyine, ababikira n'abafurere ntabwo babishobora, abarayiki bonyine ntabwo babishobora, ubwo butumwa ntibabushobora, ariko bahuje imbaraga zabo babigeraho, ndetse isigasigara ibatangarira. Niyo mpamvu mvuga ngo muri iyi Gikondo abihaye Imana, ababikira n'amafurere, abapadiri n'abarayiki dushyize hamwe, twateruriye hamwe ikivi kinini cyane. None dore uyu munsi turishimira ko icyo kivi turimo kucyusa, kandi n'ibindi tuzaterura tuzabyusa, ndabarahiye, kuko kubw'Imana ishobora byose nta cyatunanira. Turi twenyine ntitwabishobora, turi kumwe n'Imana ishobora byose twabishobora, kandi ibyo byose tubikabikora kubw'ikuzo n'icyubahiro cye ubu n'iteka ryose. Amina. Ibyo bintu bitatu rero Paroti yaduhamagariye gusananira turi ingeri zose zo muri Kiliziya. Ntabwo byankundiye ko twabiganiraho byose, ariko nahisemo icyiza, nahisemo ikiruta ibindi. Ikiruta ibindi ni urukundo. Paroti yadusabye kwenyegeza igicaniro cy'urukundo mu bantu. Ese urwo rukundo yavugaga rumeze gute? Ni mu nyemerere mbarirwe nivugiraho uyu munsi, ibindi tuzabivuga ikindi gihe. Vincent Paroti yatubwiraga ko mu kwenyegeza igicaniro cy'urukundo rw'Imana tugomba kubaho, kandi tukigisha abantu kubaho mu rukundo ruzira imbibi. Iyo nyigisho ye iracyafite agaciro uyu munsi, ndetse ahubwo ndakeka ko uyu munsi muri iyi si yacu
aho amacakubiri agenda yiganza mu bantu, aho ubona ibice by'isi bigenda bishaka kuba ba nyamwigendaho, aho abantu bashaka kuba ba nyamwigendaho kugeza naho mu miryango umwe ashaka guca inzira ye n'undi agaca inzira ye, kugeraho n'abana bato cyane bifuza guca inzira yabo inyuranye n'ay'ababyeyi. Iyi nyigisho ya Vincent Pallotti yo kwenyegeza igicaniro cy'urukundo rw'Imana, ndavuga urukundo rw'Imana ruzira imbibi mu bantu, iyo nyigisho iracyafite agaciro, ndetse ahubwo uyu munsi ishobora kuba ari bwo yabiremereye cyane. Uyu muti nk'uyu rero arawuduha n'uyu munsi ngo tuwunywe. Urwo rukundo ruzira imbibi Pallotti yavugaga ni urukundo ruzira imbibi izo arizo zose, zibi zitandukanye ijuru n'isi, zibi z'ibihe n'amateka, zibe za zindi z'isano y'amaraso, bimwe dutindaho cyane ngo njye mvuka aha cyangwa mvuka hariya, ukagira ngo ibyo nibyo bikugira umuntu, zibi z'amoko ayo yadusenye, ngo jyewe ndi iki, ngo nuriya ni kiriya, ukagira ngo ibyo hari icyo bitumarira mu mishinga yacu, zibe iz'amadini aya dukunda. Hari abajya mu madini kandi burya idini ribereyeho kuduhuza, religion, guhuza abantu n'Imana, ahubwo ugasanga aradutanya. Ye nigeze gutangara ubwo umwe mu bantu biyita ngo barasenga cyane yageze mu rugo bamuha amazi yo kunywa, bayamuzaniye ayarebye arayanga, ngo aya ngaya sinayanywa kuko ikirahure mwayashyizemo siniziye niba kitaranyweye inzoga. Jesus Christ. Ariko ibyo bintu murabyumva, ntiyanakibonye bakinywesha inzoga, ntiyanababonye banywa iyo nzoga, ntazi n'ibyo ababwira niba babyumva. Umuntu akuzaniye ikirahure cy'amazi n'umutima mwiza ngo yayasubizeyo, icyo kirahure sinakinywera. Murumva ukuntu uba ukomerekeje umuntu kandi ukitwaza Imana usenga. Iyo Mana yo kudutanya kubera amadini, iyo rwose iyo ntabwo ariyo dusenga. Vincent Pallotti avuga urukundo ruzira imbibi, yaravugaga ngo nayo madini ntakadutanye, ahubwo kuko idini rihuza abantu, ayo madini ajya duhuza tugira abantu bunze ubumwe. Yanze za mbibi zibi z'amashyaka cyangwa ibihugu dukomokamo, ngo jye mva hariya nawe uva hariya ngo ntacyo dupfana. Oya, twese turi abantu, biriya ntibikabakange, imipaka n'ubundi yashyizweho n'abantu. Zibe izo mbibi mvuga, iz'ubukire cyangwa iz'ubukene, izo nazo ntizikibakanga, kuko nta wavutse akize, na Mirenge wo ku Ntenyo twumva ubu ntakibaho, naho yaratuye ntiwahabona. Ntiwakwitwaza ibyo utunze ngo wihe kwitandukanya n'abandi, ibyo rwose ntaho byakugeza. Urukundo cyangwa ubukire bucamo ibice by'abantu, ubwo bwo ntimuzampeho ndabarahiye, reka mbe nka Rugamba ngo ntumpeho, ubwo bukire bugutandukanya n'abandi. Vincent Pallotti yatwigirije urukundo ruzira imbibi, zimwe zirenga impamvu zitandukanye nyinshi cyane. Ubwo yagira ngo tugire umutima wa wundi nk'uwari mu gituza cy'umunyasamariya w'impuhwe, warenze imbibi z'amadini, arenga iz'amoko n'inkomoko, maze atabara mugenzi we wavaga i Yeriko agiye Yerusalemu, akagwa mu gico cy'abajura, bakamwambura, bakamuhondagura, bakamusiga ari intere. Ababishaka muzabisome muri Luka umutwe wa 10 umurongo wa 29 kugeza ku wa 30. Uyu mutima igihe tuzaba twatangiye kuwiyumvamo, tuzaba twabaye intumwa nyakuri za Kristo, ndetse na za nyigisho za Vincent Pallotti tuzaba twatangiye kuzishyira mu bikorwa by'ukuri. Bavandimwe banjye,
b'iyi paruwasi yacu dukunda, nitwiyita abana cyangwa se inshuti za Vincent Paroti, tujye dutekereza kugira mu mutima, mu gituza cyacu kugiramo umutima w'urukundo ruzira imbibi za zindi narondoye. Nituba tugenza gutyo tuzaba koko tubaye abana b'umusumba byose. Paroti adusaba, ubwo ni ingingo ya kabiri ngezeho, adusaba gukongeza igicaniro cy'urukundo rw'Imana mu bantu. Yatubwiraga nyine urwo rukundo ruzira imbibi, ariko agendeye no kuri ya baruwa ya Pawulo mutagatifu twumvise, ya yindi ya mbere yandikiye Abanyakorinti mu mutwe wayo wa 13, hahandi twita igisingizo cy'urukundo. Paroti yaratubwiraga ngo urwo rukundo Pawulo atubwira turwigane, kuko ari urukundo rwihangana. Ubwo yaratubwiraga ngo tugere kuri iyi ntera yo gukunda urukundo rwihangana, nibwo tuba dutangiye gukunda urukundo rw'abana b'Imana koko. Iyo Mana tugomba kwiga ingiro n'ingendo ikunda urukundo rwihangana, ni ya yindi itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Mu gitabo cy'iyimuka Misiri umutwe wa 34 umurongo wa 6 niho bayivuga, batubwira ko Imana yacu igira urugwiro kandi gatinda kurakara. Paroti ubwo yaratwigishaga ngo nimukurikira Yezu by'ukuri, reka muzave muri uku kurakara uko mubonye, muzave mu kuvoma hafi, kuko kuvoma hafi ntacyo bitanga. Abato se kuvoma hafi murabyumva? Kuvoma hafi ni ukurakara vuba kandi ukarakara umujinya w'umurandura nzuzi. Erega biriya ntacyo bimaze, ko n'ubundi surakara ukarinda ukiri uburakari ntacyo wakemuye, ahubwo wimeneye ibirahure, rimwe na rimwe wanisharatuye, rimwe na rimwe wanatukanye, wavuze amagambo utazigera ugarura na rimwe. Iriya mijinya rero ya hato na hato idafite ikitumariye, burya ngo iterwa n'urukundo rutazi kwihangana, urukundo rutazi Imana, ya yindi itinda kurakara kandi ikagira urugwiro. Paroti yatwigishaga ngo tugire urugwiro nk'Imana, maze dusabane na bose, dusabane na benshi. Sinjya numva impamvu ikidutandukanya n'abandi, ngo ibidutandukanya ni byinshi, ariko burya ibiduhuza ni nabyo byinshi. Gusabana n'abandi biraryoha, ni nabyo bitugira abantu nyabantu. Uzi kuba Imana yaraturemeye kuba abantu, twe tugashaka kubaho nk'inyamaswa. Akenshi nizo zihura zireba na y'ingwe, nizo zihura zihigana ngo ziryane, nangwa nazo ziba zishaka kuryana, ariko ubundi twe duhigana ngo bigende bite. Uhiga mugenzi wawe ngo umurye, mukoremo agasosi. Nangwe n'intare ifata imparage, byibuze uwo munsi karaririye. Uhiga mugenzi wawe warangiza ukarara ushonje, burya ubundi uba wungutse iki? Urwo rukundo rero ni rwo Paroti yatwigishije rwihangana. Ntituzabura batugirira nabi, ariko burya iyo wamenye Imana, iyo ugiriwe nabi ntabwo usubiza iyo nabi. Abasobanukiwe iby'Imana, burya inabi ikizwa n'ineza. Iyo ugiriwe nabi ukagira neza, uba uhagaritse inkubiri yo kugira nabi. Ngurwo urukundo rwihangana kandi rukagira urugwiro duhamagarirwa. Kwihangana rero tubwirwa ahangaha, nagira ngo mubyumve neza, ntabwo ari ukureka ngo abantu baduhohotere ku mubiri, si no kwemera ko badufata nk'ibikoresho, ahubwo ku kwihangana tuvuga gushingira cyane ku kwemera ko umubabaro wawe n'abandi ushobora kuza, umubano wawe n'abandi ushobora kuzamo agatotsi, ubuzima bugakomeza, kandi ko abo mubana atari intungane zizira amakemwa. Kubera ko atari intungane nawe ukaba utari intungane, kubihanganira birashoboka. Kwihangana kandi bivuga hano ni ugukomezwa no kutishyira imbere ngo wumve ko ugushaka kwawe
ariko kwakorwa konyine nk'aho abandi bo batagira ugushaka. Uzamenya ko rero umutima wawe watangiye kwigiramo urukundo rwihangana igihe icyitwa ubwisharirize cyose, icyitwa umwaga wose, icyitwa uburakari n'intonganya no gutukana, kimwe n'icyitwa ububisha byose bizaba bitangiye gucika buhoro buhoro muri wowe. Dore ko ari nanone Pawulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi ari byo dusaba. Urukundo Pawulo atubwira ahangaha ni urukundo rutagira ishyari. Ishyari ni ishyano mwokagira Imana. Urukundo rutagira ishyari rero ni ingabire ikomeye cyane, kuko ibibi byinshi biva ku ishyari, kandi gusenyuka kw'abantu kwinshi kuva ku ishyari. Iyo mvuze ishyari ngira ngo murabyumva, mba mvuze ka kababaro gaterwa n'ibyiza undi yagezeho, mba mvuze ya mbamutima ituma umuntu yihugiraho, mu gihe urukundo nyarukundo rwo rutuma umuntu asohoka muri we ngo asange abandi. Uzi ko ishyari ari bidi? Uzi ko wiyororera inkoko nziza zatangira kugera igihe cyo gutera amagi, umunyeshyari nawe akorora agaca? Ibyo mvuga se murabyumva? Ukorora inkoko wakagira gutera, ariko we yakoroye inkoko mwese mukaba muzifite mwembi, ariko yorora agaca ngo karyize iwawe kandi we ntazagire, ngo mwese ntimugire inkoko. Urumva icyo abagamije? Ngo ntazigire nanjye sinzigire, ngo maze turebe. Hanyuma se bigatanga iki? Ishyari ni ishyano. Urukundo rutagira ishyari rero ni uruharanira ko undi yatera imbere. Ikizakubwira ko utangiye gukira indwara y'ishyari nuko mugenzi wawe azatera imbere ukumva ntacyo bigutwaye. Ahubwo wasanga ku nzu ye yashyizeho urugi, ugasanga haracyaburaho serire yo kurukinga, ukamuhamagara uti ngutwerereye serire yo kurukinga. Naho kugiye kumwoherereza abajura bo kurutwara, aho umutewe n'ishyari ryinshi. Kandi disi muri iyi si yacu hari abanyeshyari benshi. Waduha Imana ikabadukiriza, maze uru rukundo vise n'iparota twigisha natwe rukadutaha mu mitima. Sinze kubarambira rero, kuko urwo rukundo rwo ni rurerure. Nagira ngo mvuge ingingo ibanziriza ya nyuma twibandaho mu kwiga ingero n'ingendo uyu mubyeyi yasize aturaze. Ni urukundo rwitangira abandi. Abanyagikondo numva ntabibigisha cyane. Mu by'ukuri rero nusoma neza igisingizo cy'urukundo cyanditswe na Pawulo mutagatifu navugaga, uzasanga uyu mwanditsi ashimangira ko urukundo atari amarangamutima gusa, ahubwo ko rugomba kumvikana mu gisobanuro cy'inshinga gukunda. Mu gihe bureyi rero iyi nshinga gukunda ivuga gukora icyiza. Ibi bigashimangirwa n'ibyo mutagatifu Inyasi wa Rubayora Paroti yakundaga cyane yavuze, agira ati urukundo rugomba kugaragarira mu bikorwa kurusha amagambo. Nibyo, urukundo nyarukundo rugaragarira mu bikorwa. Niyo mpamvu hano muri Gikondo dufite Izabayo murakayihorana. Uwayishinze twamutuye Imana ejo bundi. Izabayo murakayihorana, kuko abo bantu b'Imana nibo rwa rukundo rwacu rugeraho. N'ibindi bikorwa byinshi ntarondoye biba muri iyi paruwasi yacu kugira ngo abandi bamererwe neza. Hanyuma urukundo nyarukundo twigishijwe na Paroti, ari naho nsojereje inyigisho yanjye, ni urukundo rutikuririza cyangwa se ngo rwirarire. Numvaga nshaka kurangiriza kuri iyi ngingo. Igihe uru rukundo ruzagutahamo muvandimwe wanjye wicaye hano muri iyi ngoro, nuko uzabibwirwa nuko uzaba utacyumva urarikiye kwikuririza cyangwa ngo wumvemo icyifuzo cyo kwigaragaza nk'uruta abandi. Hari abantu bashimishwa no kugenda bumva bakumva bitwa ko baruta abandi.
hariyo uzumve ko urukundo rutaragutahamo. Uzabimenyeshwa nuko uzacika ku ngeso yo kwiyemera kuri bagenzi bawe, ubwirasi no kwendereza abandi uzasigara ubigendera kure cyane. Hejuru y'ibyo byose, urwo rukundo nirugutahamo uzisanga utakiyumvamo akayihayiho ko kwibwira ko kubaho neza ari ukubaho uko utareshya, cyangwa kwibwira ko urusha abandi ubutungane ndetse n'ubuhanga. Ibyo nubigeraho yo kumva ko imbere y'Imana nawe ubwawe ari ubusa, urukundo rutikuririza cyangwa ngo rwirarire, uzaba warugezeho. Ikizabikubwira ndetse kikabiguhamiriza nuko umunezero wawe uzasigara usanga mu gupfukama imbere y'uruta abandi wese, ari we Yezu Kristo. Urwo ni rwa rukundo Yezu yaturaze, nirwo Visenti Paroti yatwigishije. Ninurukugeramo cyane rero, igihe umaze gupfukamira Yezu Kristo, ugapfukamira Imana umusumba byose, mu gihe abandi basigaye bakeka ko Imana nta kimaze, uzasigara wubaha abantu bagenzi bawe, abakuru ndetse n'abato, kuko uzi ko iyo Mana usenga ibatuyemo. Ndakubwiza ukuri, nunipfira ugeze aho ngaha, sinshidikanya ko uzatura mu biganza by'Imana, maze roho yawe nk'uko igitabo cy'ubuhanga kibitubwira ikajya kwiturira mu biganza by'Imana, maze abatabizi bicwa no kutabimenya bakugira ngo warapfuye urapfurikwa, naho witahiye ijuru ry'Imana. Mbifurije urwo rukundo rero Paroti yatwigishije, ruture iwanyu, ruture mu mitima yanyu, ruture mu ngo zanyu, maze rusakare rugere no kuba atarugira, kandi ruzatubemo ubu n'iteka ryose. Nongere mbifuriza umunsi mukuru mwiza wa Visenti Paroti.